Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba IP Tech. Ngiye kubereka ukuntu wakuramo password muri iyi telefone bita Airtel Imagine yitunge gacezi. Iyi telefone ndakeka mwayibonye ko ari zimwe za Airtel zigura 21,000. Iyi ngiyi ikorwa kimwe na yindi igira kamera yo hagati ndetse na zimwe zitwa ikosora. So ndakeka mwayibonye. Ngiye kubereka noneho ukuntu wayikora. Umuntu utazi gukuramo password waba ufite email cyangwa se nta email ufite, byose birakunda kandi biroroshye. Umuntu utabizi areba iyi video nuyireba ukayirangiza, uraza kurangiza iyi video wasobanukiwe neza ukuntu waformata telefone yawe kandi ugakuramo password yawe. So reka tugende. Urakanda kuri iriya buto igabanya volume ndetse na buto izimya. Ari amabuto uyakandira rimwe. Ngiye kurana bikanze, wowe ushobora kubikanda ntibikunde. Byaba byiza ukoresheje amaboko abiri. Ndabisubiramo ukanda buto izimya na buto igabanya volume. Wabona logo ya Airtel ijemo ugahita urekura amabuto yose ugategereza. Iyo utegereje gatoya urabona byahise bigera hariya ahantu, ukoresha noneho amabuto agabanya nayongeza volume. Buto yongeza volume urabona ko izamuka ndetse igabanya volume iramanuka. Gukanda mu kirahuri hariya ndakeka wabonye ko bidakunda, ntago bikunda, bisaba gukoresha amabuto yo ku ruhande. Ntabwo gukora muri screen hariya biba bigikunda. Ukoresha ariya mabuto hanyuma kwemeza ukaza gukoresha iyi buto izimya. Iyi buto izimya niyo ukoresha wemeza. Mbese ibi bintu bikora hano biba byatangiye gukora nko kuri gatushe. So ndumva ari ibyo ngibyo. Uramanuka ukaza kuri wipe all datas cyangwa se gusiba ibintu byose biri kuri telefone. Ugahita wemeza, ugahita ukanda kuri factory data reset. Ubwo nyine urabibona ko uri bukande kuri ka kabuto kamanura volume, urahita umanuka gatoya rimwe hanyuma uhite wemeza. Barakwereka yuko iri kwiformata igihe kitarenze amasegonda 3 telefone ubundi birangije kwiformata, cyangwa se amasegonda 8 atarenga. Iyo utegereje cyane ukabona biratinze, kiba ari ikibazo cya telefone gikomeye cyane, ubundi ntago birenze amasegonda 8. So yanjye nayo rero biracyari gukora nkuko nabibabwiye. Iyo bitinze kiba ari ikibazo cya software, urampamagara cyangwa ukanyandikira, ariko telefone ubundi ntago irenze amasegonda 8 cyangwa 10. So reka turebe iyi ngiyi. Ntabwo irarangira. Iyo itinze nta kibazo urategereza, hanyuma byarangira ukahita data nkwereka ibyo uhita ukora. Okay. So iyo byarangiye rero ukora reboot. Iyo umaze gukora reboot wisanga ahantu nk'ahangaha, hanyuma ahangaha ukora next. Ibi ngibi byose ngiye kukwereka uko bikora, ariko impamvu nashyizemo ari amagambo no kugira ngo abatabasha kumva Ikinyarwanda babisobanukirwe. Ibi byose murabizi, nta kintu kiri hano kigoye usibye yenda ibyo ngiye kubereka byo gukuramo email. Umuntu utazi gukuramo email anyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero nashyize muri screen, kandi ndabizi neza ko biri buze gukunda. Ahangaha iyo bakubajije email kandi urabizi ko email wakoresheje mbere ntayo uzi, ikiza wamvugisha cyangwa se ukanyandikira. Hari amakode makeya cyane nkubwira ugashyiramo mu minota itarenze 3 iyi telefone bivuyemo. Nyandikira cyangwa umpamagare 073953 952 iyo nimero iba kuri WhatsApp gusa. Ubwo iyo unyandikiye kuri WhatsApp nibwo musubiza, ariko kumpamagara ntago byakunda. Ubwo nyandikire kuri WhatsApp mbikwereke, kandi nizere ko wakoze subscribe. Abantu bose turabafasha kandi nta bintu byo kwishyuza. Wumva utuje rwose nta mafaranga, upfa kuba wakoze subscribe ukakora like, share na comment, ukanyandikira ukambwira telefone yananiye, bitambwira code ushyiramo bigahita bikunda. Ni ibintu byoroshye cyane. Airtel Imagine ntago password zayo zigorana cyane. So murakoze.